Mufitanye isano yago. Sano yihe? Nyagatare se? Erega Nyagatare nini? Nini? None simba abana akonzi kabana b'Inyagatare bitonda batajya muri ubwo butiku n'ubutiriganya arajya kujya mu magambo nk'ay'abagore arashaka iki. Yago ni umusitari. Izina yago ni big kabisa, ni big energy uko abivuga. Ariko izina yago none abantu bari kuririraho. Ya Allah ya Allah. Chamurariye pe arabagaburiye tuvugisha uko. None bava kuri jyana n'ijyana bajya batrendinga. Bakazima yago icyo mu muhora no gufashanya. Iyo yavuze aba diaspora nk'ubu ngubu ubu ufite ikibazo. Ariko kugira ngo ugire ikibazo unamwegera ube wamuhamagara yago n'umwana mwiza agufate ugende ukivuge naho bagufashe, ahubwo ni mwebwe muri kumusebya. Ariko turamusebya yago yafashije abantu benshi cyane mu buryo bushoboka. Imba yarafashije turamushimira ugo ruhare yagize sibyo. Ariko sahizi ntago turimo kureba ibyo yakoze, ahubwo turimo kureba amatika ari kumwe n'abandi bantu. Ese imba afite uwo mutima koko yakomeje uwo mutima uwo amatika akawureka. Reka twongere tubasuhuze cyane mwebwe dukurikirana umunsi ku munsi kuri chaîne y'Uwizeyimana Uruga Uwiteka bamugisha mwebwe bakanze subscribe utarayikana nyacyo kuyikanda bico rero ushaka kuburi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu y'amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengero bwacyo turabasuhuje cyane. Uruga umeze fresh meze bon aba diaspora turasuhuze se tugomba kubasuhuza kuko badukorera ipari badutamama muri East Africa yo diaspora hose bura na aba diaspora. Ariko ngo niyo umuntu yaje Kigali akongera yaravuye mu ntara agasubira ngo yarabaye diaspora. Ega diaspora tuvuga ni kumufuka. Ubu nawe uri diaspora nujya iwanyu uzajyana umukene. Okay, waba uri East Africa muri Africa ku mugane wayo no kuyindi migabane turagusuhuje cyane Uwiteka gumugisha. Wowe wakanze subscribe abo bimeze neza rero tubabwira ati mukomeze mugubwe neza muhatwike, abo bitameze neza mukomeze mwihangane, abari kwa muganga abari muri gereza n'abandi bari mu bindi bibazo bitandukanye mukomeze kwihangana cyane. Uwiteka azabigenze neza tubifashanyije no gusenga cyane. Anya ngumeze fresh meze bere ko si cyane nanjye meze neza nge ni cyane meze neza. Imana ishimwe nge rero impamvu impamvu bitari cyane ni ibintu mbona hano hanze birimo kumbabariza umutima. Ibize gandi uzi ngo umuntu ngagiye kunkoranya mbaga ngarashebeje nawe ugiye ku Karubanda ngo uravuze ngo rega ngo impamvu ngo fata ku mavuta ngo nawe mufite amabanga. Ese ubwo ibyo byari ngombwa? Uzuko narinzi ngo ni wewe ufite ikibazo. Hoya ntabwo ari njye ufite ikibazo. Fata ku mavuta ari kubiza amati. Fata ku mavuta na yago bari mu kaduruva kadafite 12 ahubwo karimo kwica izina ryabo. Izina ryande? Yaba fata ku mavuta. Ndetse fata ku mavuta afite izina. Atari ifite se si icyamamare. Inde? Fata ku mavuta. None ureba nka yago twafatiraga icyitegerezo. Akasaba fata ku mavuta yego. Ndabizi ngo nyine ahubwo no kuzamushaka akatubwira uburyo amavuta bayafata neza. Amavuta bari kuvuga naya. Nawe umuntu mukuru. Umuntu mukuru nyine bura. Amavuta barabisobanuye. Amavuta yo mu ngunu utapfa kumenya. Tari fata ku mabuno. Simbizi nyine buriya nta wamenye. Gabo kwa kundi tiku bya hatari. Ariko nyine ntago nge namumenye kera kubwa DJ Brian icyo gihe sinzi ibintu bari bihanganiyemo bavuga kuri DJ Brian no amusebya ngo yamusebyaga ngo kera cyane ntago bari bagatunze telefone. Ahubwo se ubwo nari nanakavutse. Turatangiye. Ariko ujye umenya ko nyina comedy. Ntabwo siko ndi umukomediya nako kaba gakeneye. Twakomeje. Wari ugiye kuvuga ngo ngwiki? Ndimo ndavuga ngo nk'abantu b'ibyamamare twafatiraga icyitegerezo barimo kwica izina ryabo. Buriya kugira ngo bajye mu matiku yakaba mwanya arimo gutekura avuga ngo fata ku mavuta ngo yafashe umwana ngo muri nuza muri hoteli runaka. Nawe ubundi ribe bivuga yuko uwo nguwo nawe kuko aba yarahishiriye icyaha nawe ni umufatanya cyaha. Inde se kandi nuza inde uwo nguwo ngo wahishiriye fata ku mavuta. Nese ntago ndi nese fata mu byukuri tobora uvuga ushaka kuvuga iki? Ndimo ndavuga fata ku mavuta nura mutipe yaje ngo ni yago. Yego yago arasize ibintu ku Karubanda ngo fata ku mavuta ngo yafashe umwana w'umukobwa ngo amufata ku ngufu abika aramuhishira ko yafashe umwana ku ngufu. Se yamufashe bari kumwe
none yabyiyemerera aravuga ngo arabizi neza ngo naho babikoreye ngo harahari muri hoteli runaka. Ese ibyo bintu byagakwiye mu bantu nyine mu bantu nyarwanda muri rusange umuco nyarwanda ibyo bintu byagakwiriye. Mbese ubundi ko wamuhishiriye none ubu nicyo gihe cyari kigeze wananiwe kuvugira uwo mwana sibyo ngo abone uburenganzira. Nyine abayobozi babikurikirane uwo muntu wakoze icyaha cyo gufata umwana ku ngufu bamufunge abigozwe kuko yakoze icyaha nyine yafashe umwana ku ngufu sibyo utagejeje imyaka y'ubukure uramuhishiriye none mutobanyijeho akantu gatoya uje ngo uje kumena umuceri umenya umuceri ubwoko cy'ibyo ni ibiki. Ako Yago yarabivuze yabivugiye he yarabivuze ngo mu mutobe mu musuzugure mu munye hejuru none si mbere ibyo tubyemere sibyo ariko tujye dufata showbiz nitukayizanemo n'ubuzima bwo hanze n'ubuzima bw'inyuma nyine ubundi showbiz ni ubuzima ariko ubuzima ariko nanone kuki dukina ku buzima bw'abandi ubwo nabayibamo nyine se kuki bashaka gukina ku buzima bw'abandi ngaho bazo umwana w'umukobwa uwafata ku mavuta yafashe ku ngufu imva icyo gikomere n'icyo afite nticyari cyakira mbese mu by'ukuri ariho atari hose ahubwo nyine ubwo twakafashe nuza uwo nguwo akabizana akazana n'uwo mwana naho bamufatiye n'iyo hoteli ubu gishyigikira gufata abana ku ngufu. Yago se Yago ariko se n'icyo kiganiro cyo wabonye Yago yakoze sasa muvisha se avuga ngo yabisizerega ku karubanda bishyana uzi ko yakoze ikiganiro agahita anagishyira kuri nuza kuri cano ye nasi ibyo birakwiye none se ubwo ahubwo turamenya ngo ese koko ni ugushwana cyangwa barashaka agatwiko bazamurana. Ntabwo uri kunyumva neza Yago yaravuze ati mu mutobe mu mugende hejuru mu mukandagire mu munyeho mukora iki byose nawe araje kubashira hanze ibyo yakoreye DJ Brian se ubibona se wabibonye ariko ntabwo byagakwiriye ahubwo uriya mwanya yakavuze avuga ubuntu budafite 12 yakica agakora umwanya agashaka indirimbo akadutamo indirimbo aho kugira ngo ate umwanya wo kurirwa mu busutwa ngo abarongoranye ngo abangaba bafashe bangaha ibyo ntibimureba buriya ntaho ubutaniye na wa wundi uza akagusebya Big Energy iri guharanira kuvugisha ukuri bari ukuri asa n'ukuri mbese ni iki buriya n'uburyarya burenze n'ubundi buryarya niba fata ku mavuta Yago ko yarabikoze urumva ubu nibwo nicyo gihe abonye cyo kuba yamushyira ku karubanda ubwo rero nawe leta izamukurikirane kuko nawe ni umufatanyacyaha. Kurikirana ndetse Yago guteze nose se umufatanyacyaha yahishiriye umuntu wafashe umwana ku ngufu. Uyu munsi wa none tubona abana b'abakobwa bataye amashuri bakabyara imburagihe ubuzima bwabo bukangirika ariko tutashubije amaso inyuma ngo turebe n'ubu urumva afata wa mwana wo mu cyaro utazi kwivugira afata wa mwana utazi iterambere sibyo akavuga ati n'umuntu w'icyamamare ninjya kumushyira hanze umuryango wanjye ushaka kubigenderamo bakamutera ubwoba muri ubwo buryo noneho nyuma biribagiranye aragarutse aza gukomeretsa wa mwana bafashe ku ngufu ngo runaka yamufashe ku ngufu ngo ndabizi neza ngo no hoteli yamufatiyemo. Ese ibyo bintu byagakwiriye nyine agiye kubishira hanze turebe abishize hanze ariko mitagiye umwana yarangije kwangirika sibyo bawundi baravuga mu kinyarwanda ngo igihe cyagiye ntawe ukigarura ahubwo weho kuki utakora cyane ngo ibyo wakoze birangire ahubwo utera intambwe ugaburira abantu bizima. Uno munsi wa none abanyeshuri bari kujya ku ishuri ababyeyi turimo turashaka minerva zo gutanga kugira ngo abana bajye kwiga sahizi abana bagiye kujya ku ishuri bagiye guhura n'abandi bana none usanga hajemo amakimbirane handi usanga abana bagiye kugenda bashwana bapfiki bashwana na bagenzi babo wongeye fana Yago wongeye fata ku mavuta ngo ndamwemera ngo usanga ibyo byose ni ibintu bidafite 12 bitubaka urubyiruko kureba imbuga ariko izo muri weekend bagira umwanya wo kureba televiziyo ariko atacaho se si icyamamare none se abana rega ntago uko byagenda kose bajya ku mashuri barabonye byinshi mu mago sibyo rero kuza ukambwira ngo ye baba ntago ibi muri societe iyo societe turimo gutera imbere ntago dushaka kuvuga ibintu bitubaka tuvuga ibintu byubaka igihugu kuburyo n'umuntu areba ikintu akumva ko iki kintu nicyo kirakwiriye. Yago yongeye kujya kuri Spencer yongeye kuvuga cya kiganiro yakoze
yongera kuvuga ko nako yongera kuvuga abantu ariko atabasize mu mavuta atatoboye atabashize mu mavuta mu mavuta nyine atabasize mu mazina atabavuze atatoboye aravuga ngo ariko nabonye abahanga babikoze Bruce Melody ngo ari mu ikipe iri kugwanya The Ben sinzi niba icyo kiganiro warakibonye none se ubundi garukira usibye ko umuntu aba adashaka kubyinjiramo cyane ajya kuvuga ngo ari mu ikipe igwana The Ben urwego agezeho nubwo tuba twaramutewe komete kariya ni akantu kaba gakenewe akantu kariya yakoze tugagateraho abantu bose abafana n'abamukurikiye n'abamukunda hagiye harimo inama runaka sinawe uzumva wenyine n'abandi baba bazumva kuko hari ibyo bamwe bumva bakabikuramo nk'amasomo sibyo cyane cyane twavugaga ku bintu nk'umuntu wubatse muri sosiyete runaka uburyo bugomba kwitwara sibyo ibyo ngibyo nyine ni ingero tugenda dutanga tubifatira ariko ibyo ngibyo ntago wakabizanye none sabwiwe n'iki ko yaje kumugwana yaraje aramubwira ati ngiye kugwana The Ben ariko ibintu mwihaye byo kwicira abantu ariko ayo makuru ari he arongera ashira mu majwi umuhungu wo bita uyu muhungu Irene Murindahabi yamushize mu majwi ngo afite ikinyamakuru gikaze kigwanya nacyo kwica The Ben kwica izina rya The Ben ariko se Irene Murindahabi nk'abantu tumuzi sibyo aramuvuga ati umunyamakuru muramuzi ufite rebo irimo abakobwa bamwe ngo yirukanye abahungu ibintu nk'ibyo numbazi ariko mwagiye mureka kugira agashyari ahubwo mugakora cyane mugaharanira gukora cyane kugira ngo mutere imbere none se Irene yarakoze akiyuha kuya akaba agize aho ageze muramuzana mu matiko none se uwo mwanya nawe ufite wo kujya gushwanisha abantu ni Imana se ariko aricugwa ku buryo rega uwo ngo bivuga ko yamwishyuye ese ubundi kuki yemera gufata ayo mafaranga yayashoye mu bana babuze minerivare urumva ayo mafaranga agiye gufata ngagiye kuyaha Irene cyangwa n'undi munyamakuru runaka ngasebye mugenzi we ayo mafaranga yafashe akayajyana mu kigo cy'ipfubyi cyangwa agafata abantu nk'abantu 10 akabatangira mituweli byananiye gutangira mituweli icyo gihe ntiyabafashije igihugu kandi icyo gihe umuntu yazaza ahora amwibuka atariko runaka yatanze mituweli ariko runaka hari iterambere yakoze ahubwo iterambere ni ugufata amafaranga mukayajyana mu bidafite akamaro ubwo bavuye mu magambo bajye mu bikorwa se bajye mu bikorwa nyine abantu b'abagabo bafite ubwanwa bafite buri kimwe cyose ntago byagakwiriye kuba birirwa mu bintu bw'ubutiko uziko bameze nk'abagore wasanga ubwanwa atari ubwanyabwo byaba ari ibyomekano nyamara reka mbabwize ukuri iyi showbiz aho kugira ngo mwubake showbiz nyarwanda igaburira abanyarwanda ikarenga n'abanyarwanda ikajya hakurya y'amazi ntago byagakwiriye kugaburira abantu ibintu bidafite 12 mwirirwa mu mateko mutukana ngo buki butindigasana ariko ibintu birakwiriye gusa nibiva mu magambo bikajya mu bikorwa se araza kwicana none se urumva nyine ngaho bazi ikintu kivuyemo sibyo ni ukuvuga ngo barimo barakururana urwangano amakimbirane aturuka ku kantu gatoya sibyo ariko ugasanga ni handi usanga umuntu afashe umuhoro awutemesheje mugenzi we nk'ibyo twabonye imyaka yatambutse ntago byagakwiriye rero ko twabizana mvishe barabizanye yagwara bizana ngo nukwerekana bira byose ubukomeretsa umuntu my friend mba yagize amahirwe iki gihugu cyaduhaye umudendezo kiduha uburenganzira ariko nanone ntago bikwiriye ko turengera nk'abanyarwanda none se umuntu uzamukurikirana akumva ibyo bigambo ari kuvuga ngo genocide ngibiki ese ubundi genocide buriya yaba yizi inde yago ko nawe nago yize reka tuyihorere nago nyize ari kumva mbanze nkubwiza ukuri nago ibira bintu byagakwiriye kubizana ngabi abizane mu nkoranyambaga kuriye ajya amenya ko akurikirwana n'abantu benshi ari abana ari abaki baramukurikira ntago kubaka izina rero kubaka izina byaramugoye ajya kubaka izina byaramugoye ahageze rero ntago byagakwiriye kuza ngo asenye izina yubatse ahubwo yagakoze ibikorwa byiza ese bura bari gusenya atasenya izina rye ngewe ubwanjye ashobora kumukurikira nkagenda mpereza mugenzi wanjye ngo reba wa muntu twatangiye agakitegezo ibyo nibyo bikwiriye icyo gihe ntawe uzongera kujya satima yo kumukurikirana kuko tuzisetingamo tuvuga ngo ibintu bwa butiku nukwirirwa mu bagore ngo bamvuze ngo bayishyuye amafaranga ariko ntago bikwiriye nk'abanyarwanda muri rusange zaza abandi babikonde
abandi babikunde bazaba bameze nkabo mwande nkayago cyangwa se fata kumavuta yarabivuze ko azabashira ku mugaragaro ariko kubashyira ku mugaragaro nuko nguko bashyira abantu ku mugaragaro ni big energy ibyo biramureba ibyo ari byo byose gose mwamukuyeho amaboko kugeza ubundi baravuga ngo uko ugenda ubwawe uvuga ibintu bidahesheje icyubahiro nawe ubwawe bitaguhesheje icyubahiro umenye ko urimo kubaka igikuta hagati y'abagukurikiye none arimo kufungira amazi n'umuriro njyewe ubwanjye ntabwo nzafata umwanya wo kujya kuko nzajya kumva ati arimo aravuga ibya jenoside ni ibintu biri buze kunkomeretsa arimo aravuga iby'iki ni ibintu biri bugire gute uramuzi ndamuzi uyu muhungu bahanze ngo niba bakoresha ibipupe ku masura yabo Yago nawe ajya mwibasira cyane ariko bariya bose ngo barishurwa kugira ngo bice amazina y'abantu ariko Yago iyo umukurikiranye usanga uruhande rumwe ni umuntu wababajwe n'aba bantu ariko yabimye amatwi agakora iby'ingenzi ngo bashatse no kumwica ngo hasi hari umuntu batumye imisatsi ariko si byo byose ubundi reka mbabwize ukuri izi saha uyu munsi wa none tugendera ngo baragiye kunyica bagiye kugira gute ariko ubwawe nukora ikintu ukagiha umwanya wawe abo bose baguvuga ibintu bitari byiza ukabima amatwi bashaka kugushotora ngo bumve uburakari bwawe umujinya wawe ukabaha umwanya nyine uzisanga ugeze nawe ariko ko yavuze ko bashaka kumwogosha ngo bajyane imisatsi warabyumvisha ariko baramwogosha nabirinda bazamwogoshera he ako se wakirinda umwanzi utamwirinda n'Imana ikurinda afatanirwa nyine Imana iragufasha ariko bavuga ko Imana ifasha uwifashije none simba umuntu aje kukwataka ukamuha umwanya azabuzwa n'iki kukwataka Yago ari kugwana n'umwanzi kandi ashaka gutsinda none se gutsinda utsindira mu mafuti mwamushize hanze nawe agomba kubashira hanze none se gushyira hanze urashyira hanze undi yashyize hanze kuva yavuka ngo natabi yigeze yabona yanywaho na gato nani inzoga yavuze ko n'abantu bakoranye bose ariko muzanye amafoto ngo ari kunywa itabi ngo inzoga ngo zibazamwisha ngo n'umutinga abakanganye si bamusabye imbabazi reka mbanze mbabwize ukuri icyo weretse rubanda nicyo bakubonamo burasa umubonamo nk'umusinzi none wigeze univugira ngo anywa ubuyoga bw'amake bwasuruduwiri ariko se ubundi reka mbanze nkubwize ukuri afata undi akamuhimbira none se nyine kugira ngo yunguke ni ukuvuga ubwabo hagati yabo ikintu ndimo kubona nta n'ubuzagira n'amahirwe yo guhura na Yago hano mu nashaka azororere si wowe cyamamare wenyine umva ntabwo yo cyamamare wenyine ngo musabe imbabazi sibyo navuze sibyo ntabwo umuntu w'umugabo nk'uriya yagakwiye kujya gufata bwa donde ubwonko ni ibyo byose bimugarukaho niba abandi yagiye ahura nabo urumva buriya iyo ushaka inzira nziza urayiharanira washaka inzira mbi niyo ujyamo nyine ubwo ari kujya mu nzira none se arimo arajya mu nzira nziza yafashe umwanya agakora ibyo akora ayo mafaranga barimo kugenda bishyura ubundi bayafashije ikigo cy'imfubyi hano hanze ko hari abana bababaye cyane Yago icyo mu muhora ni ugufashanya iyo yavuze aba diaspora nk'ubu ngubu uba ufite ikibazo ariko kugira ngo ugire ikibazo unamwegera ube wamuhamagara Yago n'umwana mwiza agufate ugende ukivuge nawe bagufashe ahubwo ni mwebwe muri kumusebya ariko turamusebya Yago yafashije abantu benshi cyane mu buryo bushoboka imba yarafashije turamushimira urwo ruhare yagize sibyo ariko sahizi ntago turimo kureba ibyo yakoze ahubwo turimo kureba amatika ari kumwe n'abandi bantu ese mba afite uwo mutima koko yakomeje uwo mutima uw'amatika akawureka aracyafasha safashije Jakise Jakura cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga none nyuma byaje guhinduka gute none ubu aracyamufasha none se wagiye kumusebya bamuhaye telefone imba yarayimuhaye ninde wagiye kumusebya ninde wasebeje undi Yago sinigeze kubyumva ngo bavuze ngo ni Sabe ninde nigeze kumva ngo basebeje DJ Briane wigeze kumva ibyo bintu nta nubwo ubizi nyine nandi kubwira yafashije Jake bamuha telefone bamuha amafaranga ubabayeho neza wari wamubona ku bindi binyamakuru ubu n'umwana utuje n'umwana w'ishurinzi n'umwana
ariko murasetsa ko mwegera umuntu mumugisha inama bafashe muri kumusebya ariko turamugisha inama gute turamusebya gute kare urimo kwisebya ngo ubuyoga bw'amata ubuyoga bwa suduwiri bwa turuwasi nkibaza yago nataguha umwanya ngo muhure awo mwanya azawujyane nta n'uwo nyeneye uzapfa udahuye nawe nta naho mwahurira nta n'uwo nyeneye no mu modoka kumureba nibishoboka ni imana se cyeko zari imana ho nayiharanira kuyibona ariko ukajyaho kamusebya rega umuntu niyo wisebye ntabwo wajya nko mu bandi ngo usabe imbabazi musaba imbabazi se wavuze ku magambo wavuze nta kibi nigeze muvugaho habi kandi uramufana nta kibi nigeze muvugaho kandi ibyo navuze byari ukuri namugiraga inama na n'ubu rero ndacyayimugira aho kugira ngo yirirwe mu makimbirane ngo runaka yavuze nafata umwanya afate ikayi yandike avate amafaranga nari ngiye gutanga muri ibi ngibi reka nyatange nyahe abana bo mu muhanda bajye ku mashuri akoremo akaririmbo agasohore adutema umuzigo wa danje yere kwigwa mu matiku nk'abagore suwejo niyandarika ntago mbizi suwejo ntabwo uzi nyirayo ntago mbizi umugambi w'Imana suwejo ni yanuza ninde wa muhanzi ningukira ntago yizi mama dori nirimo kuzamo gakerega ko ibyo byose tugenda twumva rigenda tunanabyibagirwa indirimbo ya yago yuzi ni iyihe ntazo nyibuka yanteye igikomere ntazo nyibuka yaguteye igikomere niyo mpamvu turimo kumusango yisubira areka amagambo nk'ay'abagore na supermanager uzi ko yamusabye imbabazi umwana w'umuvukanye mba yamuvuze nabi yagombaga kumusaba imbabazi twebwe nk'abafana be mufitanye isano yago isano yihe so Nyagatare se rega Nyagatare nini none se mbabana akonzi kabana b'Inyagatare bitonda batajya muri ubwo butiku n'ubutiriganya arajya kujya mu magambo nk'ay'abagore arashaka iki ubundi bamuvuze abana ba Nyagatare turimbye mana ubuntu ubwo butiku ntago tubujya twebwe tureba ikijya imbere tukareba igifasha abantu runaka ntago ubuntu ubwo butiku tubujyamo niyo mpamvu rero bimbabaza nk'umuntu nka Yago twafatiraga icyitegezo akabajya mu butiku ngo ye baba ibyo ntago bikure ahubwo ufata aya mafaranga cyangwa ufata uwo mwanya ugenda ufasha umuntu uvuga ati byibuze uyu nguyu namukorera ariko ureke mu matiku afite nyine ngo abana b'Inyagatare ngo mujye abana ariko se wowe ufite icyo kubarishura barya none se wabyanga ukabagotomera none se wabyanga ufite icyo kubarishura barya none se mukomeza kumushinja bari abakobwa beza ko Dabijo yari mwiza to erega akeza karigura tujye tuvugisha ariko yago muramurengera mwagiyeho ngo yateye abakobwa inda muzana none igikarasiririri mbabwiza ukuri ajya kubikora nta n'umwe wari uri kumwe nawe sibyo kwica umuntu bujya ntabwo ari ugufata ikintu ngo umwice n'amagambo aya magambo nyine ababivuze ubwo mu cyumba kiyahura ababivuze bafite impamvu babivuze ubwo barabizi ariko icyo nzi cyo abana b'Inyagatare hari ahantu barahakunda hehe hari aboro hacu hanze Nyagatare murahakunda turahakunda mu mazi magari turahakunda kabaye ubu ngubu Bruce Melody ari mu bantu bishura abantu kugira ngo basebye The Ben ari byo bintu Yago yavuze abahanga nyine bakaba baje gukuramo iby'ingenzi bagahita ko nyine ibyo avuze abahanga bahita ko babikuramo amagambo y'ukuri nyine ukabona biri guhura nyine baravuga ngo ufata ibintu ukabishyira ku munzani ugapima ukareba nyine ibikwiriye nibaza ubu izina rya The Ben wahangana naryo hari icyo warikoraho ariko se reka mbanze mbabwire ufata we yararengereye ujya kwiyubakira izina abo bose bari bicaye aho babonye ugeze aho wigerera batangiye gushora umunwa ubundi bakoze nabo bakubaka izina ryabo bashora umunwa mu bintu bidafite 12 kugira ngo bigende gute kandi icyo kibazo abanyafrika dufite ubwo se byagenda bite nuko tugomba kwicara tukagira tugatuza tugakora ibifite akamaro bifite igihugu akamaro ibintu ubuntu bwo butiko ngiye ikintu ndimo gusaba nk'abantu babagabo biyubashye ubuntu bwo butiko babuvemo nzi ko butiko buba buri ku bagore ariko abantu babagabo nibo basimbuye abagore niki kiri kumbabaza ubwo babazwa nuko adakora umuzika
nakora umuzigo wa danje dutemo twongeye tumukurikirane ubuntu bw'ubutiku nabusigire ba nyirabwo noneho bazaza bavuge baruhe baceceke bagende mbere mwarazibagiwe ariko se impamvu turimo kuzibagirwa nibyo byose biri kuza bijyaho nuko avatse hagibye nibikira hagiye ni wawundi waririmbye indirimbo uyu byagakwiriye ako DJ Brian we nago muheruka mwitiku noneho yaragiye arimo aracecekanye yarakoze igitaramo hari Nyabugogo ibyo nibyo dukeneye gaburira abantu bazima uteme abantu umuzigo wa danje ubuntu bw'ubutiku ubusige ahubwo wowe ukore cyane urumva none abakuvuga bazabura icyo bavuga ahubwo bagaruka bavuga ati nyamara uyu muntu arimo araduha umuzigo wa danje icyo nicyo dukeneye mu matwi y'abanyarwanda ugaburira abantu base yarahaye abantu amafaranga competition bakoraga ukabyina neza bakakwishyura urumva rero arimo arafasha urubyiruko nubwo wamuha ibyo 2 nubwo wamuha ibyo 5 ibyo 5 aragenda aguremo urukweto cyangwa aguremo amakaye y'ishuri avuga ati ndaguramo amakaramu ndaguramo amakaye fasha ababyeyi banje ejo nibagira ibindi bangura nzababwira ati ariko umuntu runaka cyangwa umuhanzi runaka yakoze igitaramo runaka aratubwira ngo nituze tugaragaza impano zacu buri muntu wese uko yagiye abyina uko yashobojwe yagiye amukaraga icyo 1000 cyangwa ibyo 2 cyangwa ibyo 3 cyangwa ibyo 5 icyo gihe tuzaza hano mu itangazamakuru tuvuga ati ariko runaka arimo arakora neza ariko uburara ntago bwamuvuyeho erega ibintu byose ntago bita bigenda ko kanya ni gake wajya kuri stage uririmba indirimbo z'Imana uramwa DPR niba guhagarike wambaye ipantaro none arega ariko gukizwa niki reka ajya abapene bemerewe kwambara ipantaro ubu ngubu ibintu nabonye isengero barazemerewe kuko ndazibona none se ubundi kwambara ijipo ndende ikubita hasi bivuga ko utakora icyaha oya ntago ari byo navuze arega hari umucyo ndawumva uwo muco urahari abawushoboye bazawukore abatawushoboye rero nimubatera amabuye nase murabaterera icyamabuye nuko ushoboye ntago ubwo DJ Brian ashoboye gusenga nagashoboye umuco nawe uzagenda uza ko kanya ntabwo ibintu wahita wubaka ikintu ngo uhite ukigeraho 100% bisaba kugisasira ubwo azagenza gake gake ariko kira gikorwa yakoze ni cyiza pe ndamushimiye ubutiku twaramubwiye ngo nabuvemo abavuga bazavuga baruhe we ntakora ibyiza yubaka izina rye areka ahubwo kurisenya kandi yagiye mu nzira nziza ubaka kanya ikigezweho nuko umuntu agutuka nawe ukaza ukamutuka ngo imbuga ngo muri telefone ngo murazigendana ngo turazigendana n'abagabo n'abagabo gute se telefone se umugabo wawe ku mugore cyangwa umugabo telefone se umugore wawe ibyo dushaka tubireberamo tukanakoreraho none uzareba none uza amakimbirane asigaye aba mu rugo ntago ari kwa kundi gutongana gutya gushwana mu bundi budefa umugabo arakora kuri telefone y'umugore hagashya hakarimbuka umugore nawe yakora kuri telefone y'umugabo hagashya hagarimbuka kuko byabanga byavuye muri twe byagiye muri telefone tugendana ntago bikimeze nka mbere ibintu byarahindutse ibintu byahinduye isura ubwo kuba ufite telefone uba ufite uri umukobwa uwo ni umushere uwo ni umugabo wawe ni buri kimwe cyawe cyose gusa niyo mpamvu musigaye mudutuka niyo byaba zisigaye zaraturuta rimwe na rimwe birakundutira birashoboka kigira ngo yego cyangwa oya birashoboka nyine iyo mvuze ngo birashoboka ubwo wabyemeje yes ubwo se watinye iki kuvuga ngo yego ariko byose ni kimwe ariko mana yanjye buriya ikintu kigwa amahoro nicyo ukora ariko ubundi kuki muba mushaka kwinjira mu matelefone y'abagore mu matelefone y'abashiri banyu ubundi ibyo byose ibintu birimo ni ibintu biza bikagusenya ariko wowe ubishoboye byihorere telefone uyifate nk'aho ari ikintu gisanzwe kiri aho ngaho iyo ukundana n'umuntu nyine bisaba kuba mwahuza n'ibitekerezo ariko reka mbanze mbabaze gutekereza ni kimwe no kwinjira muri telefone ni ikindi kuko sahizi abantu muba muvugana nabo hari uwidumbukiza agahita avuga ati wenda nyashire kamwandikire I love you so much mu by'ukuri ifite umukunzi ariko ujya kunyandikira ntago twavuganye n'ibintu uri bunyandikire wabyumvishe umuntu yajya gufata kuri telefone akabisa noneho wenda sheri wanjye afite telefone abonye iyo message ndakubwiza ukuri harashye hahita hashya akarimbuka
ariko nyine ntago niyo mpamvu nyine bavuga ngo telefone y'umuntu ni telefone y'umuntu ku giti cye ntago ari ngombwa ngo uyinjiremo kuko ni iki cya kintu kigusenya kitagira icyo kiri buguze kukumarira. Tugeze mu minota yanyu gira icyo uvuga kuri fata ku mavuta nanuza se. Okay, abo bose wavuze ugira inama wabaha? Nge inama nabaha hera ku wa mbere uvuga izina fata ku mavuta inama namuha nareke gusebya mugenzi we yubatse izina akanuye nk'urujumba imba yarimo guhinga ibyo biramureba afite umusaruro yakuyemo rero bare kumuha amafaranga ngaza asenye mugenzi we nawe yago wiha abo bantu umwanya wawe ubataha igihe cyawe urongera utangire fata ku mavuta uravuga umuntu yasenye nyine uravuga ibyo bintu byose buri wese umuvuge mu izina asebya oya tangira ni The Ben tangira umva mbanza nkubwiza ukuri ndananiwe aho ikintu nshaka kuvuga ngo bivuga uko byumva fata ku mavuta ndavuga ngo nareke kuza bamuha amafaranga ngaza asebye umugenzi we runaka si ngombwa kuvuga amazina ntago arazwi nyine baba bazi Ben yago yaramuvuze ntago bikwiriye rero kuza aho ageze n'ubwo yagukirenge ntago warumugezaho weyo ariko uridumbukiza ngo papa ushyize aho ngaho wakoze ibyawe ahubwo ukamusaba sapoti nzi ko The Ben agira umutima wa kimuntu pe umusabye serivisi afite yagufasha jya kuwa kabiri ngiye kuri uwa kabiri ari we yago irinda abo bantu reka kubaha umwanya ahubwo dutema umuzigo wa danje tuhugire kuri uwo muzigo ufasha abantu ufasha iki ubwo bufaranga urimo gutanga ngo bavuge ngo hahiye ngo wishyure umuntu ugenda asebye umuntu ntago ibyo bikwiriye ese ni uyishura nawe ndeka mushyire muri iyo kariti nyine arabivuga ariko mu kubivuga ubwo afite abundi ayo mafaranga bayatanga abahari. Okay, vuga wa gatatu. Ibyo rero byose nibyo gukubira hamwe. Ngiye kuri nuza Irene Murindahabi. Irene Murindahabi turamuzi ni umuntu wakoze ni umuntu wagize icyageraho n'abandi bose bagiye icyo bageza ariko ntago byagakwiye nk'umuntu tuzi ugeze ahageze kuba yajya muri ako kangaratete ucyo bitagura ntago ibyo bijyamo ariko ntago bijyamo gusa nawe afite ukuntu amurasira twakomeje nyine navuga abo bose bubaka izina ryabo mu mwuga wabo bazi bakoze banigiye bamenye icyo bashaka bamenye icyo bagomba gukora bave mu butiku bagaburira abanyarwanda ibintu bizima. Na wundi se wasoje nashoje abadukurikiranye rero mukomeze murebe indirimbo z'umubyeyi Jeanne d'Arc mwakoze cyane Imana ibaho umugisha abadukandira buri munsi ababireba buri munsi mwarakoze cyane Uwiteka abaho umugisha nawe wabasezeye ndabasezera mbabwira ngo turi kumwe kandi ndabakunda bye bye naho ubutaha.